Murakaza neza kuri channel yacu. Uno munsi ngiye kubabwira uburyo wafungura application ukoresheje telefone yawe, nka gutyo ubona zina application za Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Gufungura application ntabwo bigendera ku kigero urimo, ahubwo gufungura application biterwa nabwo n'umuhate wabishyizemo. Kuba uri muto cyangwa uri mukuru sibyo bivuze ko application uko wamwana kose utayikora. Nanjye niyo mpamvu n'umunsi ngiye kwereka uburyo wakora application ukoresheje telefone yawe bitagusabye ko wakoresha machine, kuko abantu bose siko dufite ubushobozi bwo kuba twagura machine, kandi telefone nayo ikora ibintu byinshi. Noneho uno munsi ngiye kubwira uburyo wafungura application yawe ku giti cyawe, n'abantu bakajya bayizaho ushyiraho amategeko yawe. Application yawe uyikoreye warayikoresha telefone, kuko ntabwo abantu bose ariko dufite machine. Reka dutangire. Turaza hano n'ubundi nk'ibisanzwe, tuze kuri Chrome, tujye muri search, twandikemo Appgaizer, gutya twemeze. Nitumara kwemeza dutegereze. Urabona ko ni ngiyi bahise batuzanira hano. Iyi ngiyi batuzaniye hano niyo dukoresha. Tuyikandeho gutya. Tukigeramo bahita batwereka ubundi no website tugiye gukora application. Kuyikora ntabwo bisaba code, ibintu byose tugiye gukora nta code bisaba, ahubwo wowe ukoresha telefone nk'ibisanzwe utiriwe ukoresha ibintu by'amakode. Ni uburyo bworoshye, yarabyoroheje. Ni Appgaizer byo muri Chrome, ukayisacinga, turakanda hano handitse create app. Tukimara kuhakanda turatangira tuyicreatinge. Turahita tuza hano duhite dukopiya. Hano batubajije ngo paste, ibingibi batubwiye ngo tubikorere paste. Turahita tuza hano dukorere copy ibingibi, tubikorere copy. Tukimara kubikorera copy tuva muri ibi byose, duhite tuza, uzajya muri Chrome searching mu ChatGPT uyikoreshe, cyangwa ujye kuri Play Store ukuri application bita ChatGPT. Iyi ngiyi iri hano bita ChatGPT, ni igufasha. Turaza tuzane bya bindi twakopiye, tubishyiremo hano muri ChatGPT. Tuvuge ko dukeneye code, uraza ubishyiremo, baguhe code ushyiramo hariya ku ChatGPT. Uraza hano tayari, urabona ko code bamaze kuyizana. Ino code bakimara kuyizana urahita uyikandaho. Ino code iri hano, here is an example of basic. Uhita ukanda hano kuri copy code. Ubwo gutyo twamaze kuyikopiya. Twongere tubivemo, tugaruke hano muri Chrome, dushyiremo ya code tumaze gukopiya muri ChatGPT. Tutuza app name, reka tuvuge wenda my app of chat. Twemeza my app of chat, dushyiramo na email. Tuvuge wenda dukoresha ino email, dukane next step. Tuzegereze, biraterwa na connection dufite. Dukane next step. Barahita batuzana hano ngo
my app of chat, batwereka ahantu handitse upload icon, tuhakande. Ubwo tugiye gushyiramo ifoto, kadushyiremo wenda kano kantu done. Ubwo application yanjye izaza ifite ifoto imeze gutya. Tumanuke hano next step, duhitemo ibara application izaza ifite, nimba ari iri ry'umutuku dukanda iri ngiri. Ntabwo turahita dukanda hano handitse ku build app, aha ntabwo ariho turahita dukanda, ahubwo turahita tuza dukanda hano next step. Barahita batuzanira uburyo application yacu izaba imeze. Rero uburyo biraba bimeze, ntabwo turahita tuza dukanda hano handitse iOS, ahubwo turahita dukanda hano kuri Android kuko turi gukoresha Android. Tukimara kuhakanda, ubwo batangiye kutwereka uburyo igishushanyo cya application yacu kizaba kimeze. Application yacu uburyo izaba imeze muri telefone. Tukimara gukanda hano, duhite dukanda next step, dukanda download now. Tegereze batubwire continue with Google, tuhakande. Tegereze, terwa n'uburyo connection zacu zingana. Dutegereze, duhitemo ya email turi gukoresha, turi gucreatinga application yacu. Twongere duhitemo ya email iza kabiri, dukande hano your app. Tumanure. Urabona ko nitumanura dukomeze tumanure, nuko tugeze mu application. Dore na handi kaka ni uko guteranya twari twasizeho ngaka. Dukanda hano handitse download, n'ubundi tegerezeho gato. Turahita dukanda hano handitse download epic kugira ngo nitujya kuyiuploadinga kuri Play Store n'ahandi hose hagiye hatandukanye, kugira ngo bizajye muri Android ibajye no muri machine. Hano download APK, tuhakanda turategereza bibanze bijyeho. Tegereze, twongere dukande n'ubundi download. Anyway kugira ngo ijyemo tunayinstalinga. Turategereza paka application yacu igiye. Download again. Turategereza. Application ntago ubundi kuyikora ari ibintu biba biruhije, kikari byo abantu bishyiramo. Application kuyikora birarushya, ariko application
unyuze mu muhate urayikora ndetse ibintu bikagenda neza, nawe ukaba wabasha gukora amapurikasiyo akomeye nk'uko abandi bayakoze, nkawe ukaba wagera kure nk'abandi. Kuko hari inzira ushobora kuba uri gucamo uyikora ukumva abantu bamwe bakubwira ibindi, ariko apurikasiyo kuyikora si ibintu bigoye pe, kandi ukoresheje telefone yawe. nubwo bamwe bishobora ngo telefone zacu dufite tuba tugomba kuzibyaza umusaruro, dutegereze iracyari kujyaho download. Apurikasiyo turategereza paka imaze kugeraho. Tegereza paka apurikasiyo yacu imaze kugeraho. Urabona ko baduha notification ngo apurikasiyo yacu yamaze kugeraho. Tujya muri telefone yacu turebe koko nimba apurikasiyo yacu yagezeho. Tujya muri fone, urabona ko tayari apurikasiyo yacu yamaze kugeramo. Twari twayise my app of chat, tuyemezeho dukande install. Ujye muri telefone, tegereza tegereze ibanze installing ijye muri telefone. Tegereze paka imaze kwistoringa ikajya muri telefone. Tegereza tayari. Urabona ko apurikasiyo yacu yamaze kugera muri telefone. Tuhita dukanda done. Tuzamo hano tuyishake. Urabona ko hano yamaze kuhagera app my site. Duhita tuyikandaho. Urabona ko app my site yamaze kugeramo. Ibindi nabyo ugenda ubishyiramo gahoro gahoro bitewe na apurikasiyo yawe wifuza uburyo izaba imeze. Nimba hari ibindi mushobora kuba mwifuza nk'uburyo ushyiramo ziriya za home notification, ibintu nk'ibyo nabyo nazabikora muri iyi video. Mubyandike muri comment. Nimba hari ibintu mwifuza byandike muri comment. Nimba wifuza kubona izindi video kanda subscribe, kanda like nimba ino video yagufashije, hari na comment. Tuzongeye kubonana ubutaha.